ntago nari nzi ko abaho abahanuzi b'inyuma, ntago nari nzi ko umuntu yaza akahanura ibintu Imana itamubwiye. Mva byarandenze ndetse no kubisobanura ndumva na n'ubu ndacyumva mfite trauma y'ibyambayeho. Bambwira yuko namaze iminsi 6 muri koma, ubwo nyine aho nzanzamukiye ibintu byambaho no kuva mu lesbian, ntabwo nzi ko umuntu yananurira bigeze hari turagupacaro kubyibuka kuko ndi muri koma. Nigeze ahantu heza, hari ibintu byinshi Imana yanyeretse byinshi cyane, nyereka ahantu heza, imbwira amagambo intuma abantu benshi, gusa ntabwo nari nkwiye kuhita mbivugira hano. Ubu koko urumva nahita nshaka undi mukunzi, gusa urasi nanjye bamwishakiye nyine baranubure, ariko ibyo byo gukundana ntago oya. Ubu nshaka gutuza ngasenga Imana, nta nubwo ndongera ngiye gukunda umuntu ngo Imana ngo yavuze. Uri Imana itanga akazi, uri Imana ikiza abarwayi, ababaye n'abaremerewe, barushye n'abaremerewe bose. Uri Imana nabonye mbabaye ngeze mu makuba, uri Imana ijya impa gukomera ukamagakiza. Data rero ndasengera abantu bose Data, mu Rwanda hanze hose, isi yose, rega nibo basha guhindura, rega nibo basha komora inguma ku mutima. People nizere ko mumeze neza cyane aho mudukurikirana muri mu bice bitandukanye hirya no hino ku isi. Twongera kubasuza no kuba ikaze mu biganiro bya Yawe TV. Wakoze cyane ko dukurikirana no kuba natwe umunsi ku munsi. Tugarutse muri stories zitandukanye, komere ko twinjira kuri stories zacu. Reka manze mbibuse ko turi kumwe na Body Max Fitness, bakubwira ko ni wifuza komera neza, gukora umubiri, gukora imyitozo ngororamubiri. Dufite personal trainer baguha imyitozo, ushaka kongera cyangwa kubyongera, turabigukora. Tuza gym nziza cyane, sauna and massage, swimming pool ku bantu bikundira koga, mutugane tubahe service. Dorere mu Giporoso sano werekeza i Kanombe, winjiye muri Hilltop kati mu buso bwawe ubugeze kuri Body Max Fitness, cyangwa se ukaduhamagara kuri 0788 358041 tukaguha izo service mbangobwiye haruguru. Turi kumwe na Laura kuri kamera, urize kuba afata ayo mashusho meza cyane, muri uze kuba mubona. Turi kumwe kandi na Ariete, turaza gutangira tumuyikaze, tugayikaze Ariete. Murakoze. Urabona neza? Amahoro. Kwishimiye kongera kwakira kuri Yawe TV. Anya nishimiye kongera kubabona. Turi kumwe kandi na mama wa Ariete, nawe tumuhaye ikaze kuri Yawe TV nanone. Muraho neza. Meze mute? Turakomeye. Kwishimiye kongera kwakira kuri Yawe TV nawe. Murakoze cyane kunyakira kuri Yawe TV. Hanyuma wenda mu Ariete duherukana, twari mu kiganiro. Ariete yaje kwereka umukunzi, birangira utabyishimiye, unasohoka uvuga ko mu byarutse. Nyuma yaho tuza gukora indi nkuru, Ariete ari kumwe n'uwo yitaga umugabo we, sinzi cyane umugwenda cyane umugabo we, n'uwo ari fiancé we, amwambika impeta, nawe birangira guye igihumure. Wenda reka tubanze kwa mu Ariete, nyuma yuko uvuye hariya werekeje mu rugo, nyuma yaho kaza no kubona irango ry'uko ibintu byagenze kwa Ariete, wabyakiriye gute mbere na mbere? Njyewe nyimara kubona iriya nkuru, nkabona bahise bamuruje, mbona ko Ariete ntanza bamuruje, ariko nibaza mbese ikintu kibaye, kuri Ariete, nza bamuruje nza kureba ikintu abaye, ariko mbese barimubwira ko aguye igihumure. Ubwo rero ariko Ariete nubwo yari yaguye igihumure, jewe nukubera nahise ntekereza yuko namutaye, nkamubwira ko namubyarutse, nkamubwira ko ntakiri nyina, nkamubwira ko atakiri umwana wanjye. Hanyuma Ariete ibyo birabaye, hanyuma mu gihe cyo kuguterera ivi birangira bakubwiye ko wa musaza yari umutekamutwe, we wabyakiriye gute aho uviriye muri iyo koma? Patrick wimbaza umva bikomeza kunkomeretsa umutima. Kubivuga simba numva ncana kubivuga, uri kumva byarangoye cyane.
ntabwo nari nzi ko abaho abahanuzi b'inyuma, ntabwo nari nzi ko umuntu yaza akahanura ibintu Imana itamubwiye. Mva byarandenze ndetse no kubisobanura ndumva na n'ubu ndacyumva mfite trauma y'ibyambayeho, ntabwo ndiyakira. Hanyuma mama wa Ariete, nyuma yuko wa musaza uvuze uti ni umusaza, ndabwo nari nkwesha amagambo yavuye uti ni umusaza, uyu muntu arakuze angana na papa wawe, nyuma noneho ubonyeho n'ubuteka mutwe, byagwaye ishusho nk'umuntu mukuru. Njyewe uriya musaza nkimubona nkabwira Ariete yuko uriya musaza angana na papa we. Uriya musaza njyewe nkimubona nahise mubona ko ari umuteka mutwe, ariko nkabwira Ariete ni mwana wanjye, yego gusenga umuntu arasenga, ariko noneho hariho n'abasenga ari n'abateka mutwe. Ndamubwira ati wowe ihangane, nkajya mugana ihangane utegereze usenge, Imana izaguha umusheri utari umusaza, iguha umusheri mukwiranye, iguha umusheri ukunyuza umutima. Ariko uriya musaza njyewe namubonye ko ari umuteka mutwe. Ntabwo ari ikibazo cy'imyaka. Oya, ntabwo ari ikibazo cy'imyaka, gusa ikibazo nuko njye nabonye ni umusaza rwose, ariko ni umuteka munani n'umuteka mutwe. Njyewe buriya nari nzi ko wenda byatewe nuko wabonye imyaka ari myinshi. Oya, ntabwo ari ikibazo cy'imyaka. Njye nabonye afite uruhara, naramwitegereje. Nimara kumwitegereza mbona afite uruhara nk'urwa se wa Ariete. Birantangaza cyane rero, ndanumirwa cyane. Ntabwo ari ikibazo cy'imyaka, nta n'uruhara gusa njye naramubonye mpita mbona ari umuteka mutwe. Njye nkimara kumubona umuteka mutwe rero nibwo nabwiye Ariete njyewe uriya musaza nkimubona namubonyemo ko ari umuteka mutwe. Nuko umwana wanjye ndamubwira ati wowe ihangane utegereze usenge, Imana izaguha umusheri utari umuteka mutwe, iguha umusheri ukiri mutoya, ariko uriya simushaka. Nase kandi n'umundi ko yasengaga, ubwo uramubwira ngo asenge ate? Oya, ni ukuvuga ngo burya gusenga Imana ntago iyo usenga ntago urambirwa, urayititiriza pe nturambirwe. Ariko Ariete we yashyizemo kuzana ibintu mbese ubona ararambiwe. Noneho uriya nawe amushyiraho amutekera imitwe cyane. Umwana rero kubera yuko wa mugani yumvaga yuko icyo kintu cyo kuvuga ngo arashaka umusheri, aravuga ati nta kibazo, amwishyiramo cyane. Ariko njyewe uriya musaza nkimubona nahise mbona ko ari umuteka mutwe. Niyo mpamvu ratangiyemo. Ariete, nyuma yuko ubonye ibyo mama wawe n'undi yakubwiraga atemera n'umusaza, nyuma bikaza kurangira n'ubundi ubibonye ko bya bintu bitari byo, byakweretse iki nk'umuntu mukuru wari waragubwiye uko ibintu bimeze yawe ko umuntu abibona? Gusa ikintu cya mbere natekereje ni uko ijambo rya mukuru riratinda ariko ntirihera. Hariya banekeye imitwe ko njye mu gukizwa kwanjye murabizi pe, nagiye mu gakiza, ariko n'undi nizera Imana. Ahubwo iyo usenga ibibi n'ibyiza bigomba kukubaho, kugira ngo basi ubone n'ubuhamya uzaha abandi bari mu gihe kibabaye, bababaye, byibura bukabakomeza. Gusa narababaye, ariko mama wanjye nabonye ko ankunda cyane, ko yangiraga inama ya nyayo. Kwihangana. Hanyuma ibyo birabaye, ubwiye ko umuntu ari umuteka mutwe, hakurikiye iki? Okay, njye nkimara kubona ko ari umuteka mutwe, umwana wanjye Ariete nagezeho ndamubabarira, ndamubohora, nanga kumubabaza, gukomeza kwibabariza umwana. Ariko mu kumubohora no gukomeza nanga gukomeza kumubabaza, gusa nkomeza nsindagira yuko uriya ari umuteka mutwe, agomba kumukura no mu bwonko bwe, akamukura no mu mutwe we, agasenga, agategereza undi Imana izamuha atari umuteka mutwe. Ariete avuye mu butinganyi yinjiye mu gakiza, nyuma yaho abonye umusheri, birangiye amutekeye umutwe. Ntabwo biri buze kugusubiza inyuma ngo uvuge uti kagakiza nari ndimo hose pirate? Oya, ntabwo ibyo byanca intege, nta kintu na kimwe cyanca intege ngo ndeke gusenga, kuko Imana hari ibintu byinshi yanyijije kandi yandinze na n'ubu ikindinda.
gusa nyine ibi byambayeho byampaye isomo sinzi ko nzongera noneho kwizera igitsina gabo sinzi bitewe ibintu bampanuriye gutyo nzambanza mbisengere ngire nyine mbisengere basi n'ubundi Imana yereka wa wundi cyangwa imubwira nanjye yazikambwira sibyo kandi nanjye yamaze kuma umwuka wera wayo n'undi nta kintu Imana itambwira cyangwa inyereke ubwo rero ni ukujya nshishoza byampaye isomo rikomeye n'icyantangaje ngo yari afite ngo abana ngo 8 n'umugore n'abuzukuru undi ne yatubwiye ngo bande waje kumenya n'abandi 8 ntago bose ko umugore umwe we yajya abyara mu gasozi biki Imana we nabanze ibintu byambaho no kuva mu lesbian ntabwo nzi ko umuntu yananuburira bigeze hari turagufasha no kubyibuka kuva cyagiye ntabwo murongera kuvugana ntabwo turongera kuvugana kuko ubundi si ubwo biriya bintu ari nkawe bibayeho ubundi wakongera kumuvugisha ari wowe ahubwo nagiye numva amakuru ye mabi none atandukanye menshi uri kumva menshi atandukanye mabi none numva ndihebye ariko ibyo ntabwo byatuma niheba kubera Imana namenye Imana maze gusobanukirwa Imana wenda iyo bimbaho naravuze ngo mbe mu lesbian ari ngiye ubishaka ngiye nkabivamo iyo bimbaho nasenga nanabisoma ko mu izina rya Yesu ko nta muntu utinya ikigeragezo nyine gusa ibintu bimbaho mu buzima birarenze nakundi byari ibirori byarangiye bibaye amarira binatuma werekeza kwa muganga ho waje kumenya igihe kimwe kugira ngo n'ababakurikirana yawe TV abakunzi bawe muri rusange dore ko maze no kubagira duherukana ya nkuru igenda kuri abantu baguteruye ugiye kwa muganga nibazi ngo nyuma yaho amaze igihe kingana cyose warabitashye byagenze gute kugira ngo n'abakunzi babashe kumenya aho amakuru gusa njye sinarinzi aho ndi nanjye ne bambwira yuko namaze iminsi 6 muri koma ngo nyine aho nzanzamukiye sinibukaga ibyambayeho iki barambwira ibyambayeho nuko nyine abakozi b'Imana bose bageze kwa muganga bansengera bazi ko hari gusa abaganga nuko bazi ubwenge babumva wenda ko umuntu agifite akuka nakundi baba baranankinguye gusa Imana ntabwo yabyemera ko mfite umugambi mwiza kuko ndi muri koma nigeze ahantu heza ari ibintu byinshi Imana yanyeretse byinshi cyane nyirikanu heza imbwira amagambo intuma abantu benshi gusa ntabwo nari nkwiye kuhita mbivugira hano ariko gusa Imana ni nziza cyane pe hanyuma Mariette nawe urasenga ariko umukobwa we baramutuburiye umuherezaho umuntu ngo yeretswe abantu baze kujya bamenya gutaba ukuri abantu uzi bukuri nawe ibinyama batandukanire niba urusenga koko umukobwa buraro kugira ngo umenye umuhanuzi w'ukuri usenga koko by'ukuri nawe ubwawe uramureba ukamwibwira ukavuga ati uriya muntu arasenga koko by'ukuri pe ariko njyewe uriya musaza nkimubona nahise mbona yuko atari umuntu usenga w'umuhanuzi by'ukuri mbona yuko ari gutuburira umwana wanjye rwose binzamo mbona ko amutuburiye mbona ko mbese atari kuvuga ngo ni umuntu w'umusheri mbona ko ari umutubuzi uje kumutuburira noneho rero uretse ko nyuma nyine Ariete nyuma yo kumutuburira nyine yaje guhura n'icyo kibazo nyine cyuko yamutuburiye ariko noneho hakazamo n'ikindi kibazo cyuko uriya musaza yaje kumutubura afite abana benshi Ariete rero mu kugwa igihumure kubera ko uriya musaza yamutuburiye kandi ntabwo yamubwije ukuri yaramutuburiye kandi kubera ko yari afite abana benshi impande n'impande atari abo ku mugore umwe
nuko birangira amutuburiye, birangira Ariete agiye muri koma. hanyuma wenda nk'umubyeyi uburebera kure uburebe n'ijoro rya mukuru naryo biba ririmo Ariete ikiganiro twakoranye akukora surprise yo kwereka wari umukunzi we bikarangira unamwanze, hanyuma abana mu bijyanye no kumvira cyangwa se no kumva inama z'ababyeyi bo baze kujya babyitwaramo gute, ariko se nanone uburenganzira bwabo buze kujya buburizwamo n'inama z'ababyeyi. Nyuma yuko uriya musaza wa mugani Ariete nyine yatuburiye Ariete, ariko nyuma yaho Ariete yaje kunyegera nk'umwana, yanyegera nk'umubyeyi, yaje nk'umwana anyegera nk'umubyeyi, arambwira ati mama rero njyewe ndashaka kumbabarira, nanjye ntabwo nari nzi yuko uriya yaje ari sheri wanjye tujya gusenga ni Kanyarira, tukajya gusenga rwose nkabona ari umusheri wanjye, nkabona rwose nta kibazo, nkavuga ati nanjye mbonye umusheri nzajya kwereka data na mama nkabashimisha nk'ababyeyi. Ariko birangira Ariete umusaza amutuburiye, ariko nyuma yaho Ariete yaraje anyegereye ansaba imbabazi, nanjye nyine muha imbabazi nk'umubyeyi, muha imbabazi nk'umwana wanjye nabyaye, ndamubwira nta kibazo Ariete wawe mwana wanjye ndakubabariye, nubwo yagutuburiye bwose ugahura n'ikibazo ariko ndakubabariye, icyo ngomba kukubwira cyo nagushishikariza kandi nawe washishikariza na bagenzi bawe, nuko ugomba kongera ugasubira ugasenga Imana, ariko ukayisenga uyibwira yuko itagomba kongera kuguha umuntu uzagutuburira. hanyuma Ariete nyuma y'ibyabaye byose ubu ngubu Ariete none ni muntu ki, uhagaze gute, ni irihe somo byagusigiye, ukomeye bingana iki? ndongera gukomera mu mutima cyane nyine ngo nongere kwiyakira neza, kubera nagiye mpura n'ibi kandi isomo nizi nuko wamanurira uko ameze kose, njye mba ngomba kubanza nkongera ubwanjye nkabisengera nkabaza Imana, uretse ko ubundi hari igihe bamanurira biriya, hari abantu n'ubundi bazakambwira ati uriya mugabo si uwawe bakabimbwira, ariko umuntu ukubwira ukuri ubundi ntukumva, nkagumya kwizera uwampanuriye ngo uriya mugabo ni uwawe, uriya ni w'Imana yaguteganyirije ibiki, nongeye no kujya muri ya mudu numva nizeye ngo iby'Imana yavuze, ntazi ko n'abatubuzi babaho basenga. abantu babikubwiraga wenda wasanga mwarabaye n'abanzi. Yego nyine umuntu wambwiraga ngo si uwanjye, ahubwo niwe nafataga ko ari umuhanuzi w'ibinyoma, kuko ubundi umuntu ukubwira ukuri ntumwumva. Gusa ikintu nabwira abantu basenga bajye bashishoza, kuko hari abasenga b'ukuri, hari abishushanya, ariko nkibona uriya mumama utwite cyajya nyambika impeta, uriya mumama utwite aza kuvuga ngo nyishyura yanjye ibaze, baragambanya natwite koko nagateye ku mutwe, ibaze uyu musaza nk'akuri ateye ku mutwe, umumama ukiri muto natwite nawe ateye ku mutwe, nawe ibaze ibyo bintu. Kandi bakorera Imana, kandi ngo bakorera Imana, Imana ntabwo ikora kuriya, gusa ntawihuta nk'uwayobye. Patirimba baraye kunshima mu nkovu. Ikiganiro twagiranye tubwiye ngo ko yashakaga umuceri. Tubwiye ngo ko yashakaga umuceri uriya mumama. Indese ka umumama wowe utwite rwose yabikoze ngo nandi mahitamo ari kwishakira umuceri. Ibaze koko, ibaze, ariko umuntu muzima akinisha Imana, akinisha Imana, akavuga ngo bakagambana, ngena n'ubu ntabwo mbyumva, bakavuga ati duhanura uyu muntu ko Imana iramunyeretse. Birarenze, ugashaka umuceri ukajya gutubura ibyo bintu, ukajya kubeshya ibyo bintu. Gusa nabyizeye ko nubaha Imana kandi nubaha icyo Imana imbwiye, ariko nabyo byanyigishije isomo. Uriya mubyeyi n'umusaza babikoze n'ubuhe butumwa bubagenera? Ikintu nababwira ni uko bakwihana bagakizwa, bakajya imbere y'Imana
bakihana bakakira umwami n'umukiza imbere y'Imana kandi bibavuye ku mutima. Icyo kintu nababwira nibabona icyo kiganiro nta kibi mbifuriza, ariko nta bintu byo gutubura mu by'Imana. Bagabanye imitwe, bakizwe, bajya imbere y'Imana kandi abizi Imana yambare ikankura muri biriya bintu. Ako no birarenze Imana, kubeshyera Imana. Gusa icyo ntabwo ari uko bakizwa by'ukuri. Umwana wawe yagiye aca mu bikomeye, yagiye mu butinganyi abuvamo, arakijijwe, abonye sheri azamutuburira. Nk'umubyeyi ibyo bigeragezo byose ugenda ucamo n'umukobwa wawe, wowe bivamo ute? Ibigeragezo rero njye nacamo by'umwana wanjye, gusa icyo nzi cyo nuko hamwe no gusenga nkatitiriza Imana nkayibwira kandi nkayereka n'umwana wanjye. Gusa icyo nzi cyo Ariete aracyafite kwihangana. Jewe nkoresha buryo kingerageza nkamubwira nti Ariete mwana wanjye tugerageza kwihangana, nanjye nkagerageza kwihangana, nkasenga cyane, nawe nkamubwira tugapfukama tugasenga. Ariko nzi yuko nubwo ibigeragezo byose yabiciyemo, nzi yuko bizarangira, bizakurwaho. Ubwo rero icyo nabwira Ariete, namubwira mushishikariza yuko agomba gusenga kandi ibigeragezo byose afite bikavaho kandi bizavaho. Gusa akirinda gusenga, akazajya asenga ashishoza, akamenya yuko hano hanze hari abantu b'abatubuzi bagenda batuburira abantu ngo gusenga. Nabari ariko twabonaga basenga bajya no mu mwuka. Basengaga bajya mu mwuka, ariko njyewe uriya musaza nkimubona nahise nahise mbona ko ari umutubuzi. Waramweretswe? Naramweretswe, Imana imunyereka ko ari umutubuzi rwose, ari umutubuzi ari kuntuburira umwana wanjye, kandi koko birangira mutuburiye. Umukobwa wawe se ukimara kubyerekwa waramubwiye arinangira? Umukobwa wanjye narabimubwiraga akinangira, nkabimubwira akikubita, nkamubwira na Ariete mwana wanjye ndaguhana ndi nyoko nubwo utari kunyumva, ariko ingaruka uzayibona nyuma. Nkamubwira mwana wanjye Ariete, waciye mu bintu byinshi cyane, mugenda ugerageza ubivamo, unyereka ko bivuyemo, nanjye nkabona yuko wabivuyemo, ariko hari ibyo utararekura ngo ureke ukwite hasi, ariko uzabireka ari uko wahubonye ingaruka izavamo. Ingaruka yavuyemo rero muri ibyo byose namubwiraga byarangiye, uriya musaza aje kumunyereka ngo ni umukwe, ariko njyewe birangira neretswe ko ari umutubuzi uri gutuburira umwana wanjye. Aramutuburira ndetse birinda niyo birangira agiye no muri koma. Gusa icyo nashima Imana nuko umwana wanjye yagiye muri koma akabamo, ariko ubu tuvuga ni isaha koma akaba yarayivuyemo. Gusa nari ndi kumushishikariza kugira gute kureka ibintu byo kuvuga ngo arakomeza kwirukanka muri biriya by'isi, akomeza mubwira niyumve, nkamubwira iki n'iki n'ikibi, ariko ndizere ko ubu nawe amaze kubona ingaruka. Gusa mfite icyizere yuko byose ubwo bagiye kubishyira hasi akabireka. Umumaro w'amasengesho ubwo n'uwo? Umumaro w'amasengesho ni uko umwana wanjye nyine bamutura akagwa muri koma, ariko bisa tuvugana tukaba twicaye ari muzima, yaravuye muri koma. Umumaro w'amasengesho. Ikindi umumaro w'amasengesho nuko iyo usenze Imana ukayibwira ati Imana nkweretse iki ngiki, nkweretse umwana wanjye, nkweretse mbese ikibazo runaka, Imana iyo isenze ukayititiriza, ikibazo ibwiye iragikemura. Ubwo ngubwo wenda ujye mukecuru akitubwira umumaro w'amasengesho n'ibiki byose n'ubwo butumwa bagenda guha Ariete nk'umwana uri kumwe n'umubyeyi. Imizo manuro abaguha n'ibyo wagiye ucamo, kandi wenda rimwe na rimwe bakubwira ati nabaga nabyeretswe nkabikubwira ni wumve, wo mubyeyi n'icyo umubwira? Ikintu cya mbere namubwira, mama mbabarira, kenda ikindi ndagukunda cyane kuko wandwaniye ishyaka. Iyo nagira mama wanjye nta nubwo mba nyiriho, no kuba nyiriho nuko yansengeye akajya nshyira imbere y'Imana. Mama ndagukunda kandi umubyeyi wanjye mwiza cyane nkunda.
Ariete mwana wanjye nubwo nagiye nguhanura kenshi cyane ukanga kunyumva ariko igihe kirageze kibaye ngombwa yuko unyumvira nk'umwana ukanyumvira nk'umwana nahanuye nk'umubyeyi waguhanuye ndakubabariye mu izina rya Yesu mu izina rya Yesu ndakubabariye rwose wicara utujije ndakubabariye uramubabariye na byiza cyane. Hanyuma mama Ariete yari yagukoreye surprise akubwiye ko ashaka kwereka sheri, ubwo bivuze ko yari umukwe cyangwa umukazana. Uwo mukwe ntabwo byakunze ko umukwe wongera kumubona. Mama Ariete bitekereza iki ibyo kubana kuba warabuze umukwe ntabwo bituma ushyira pressure ku mukobwa wawe? Oya cyo kuba narabuze umukwe ntago umwana wanjye namushyiraho pressure, kubera yuko impamvu ntamushyiraho pressure nuko uriya mukwe yamunzaniye rwose nkumva ntago yangiyemo, sinamwemeye. Niyo mpamvu rero nta pressure namushyiraho nyinshi cyane. Gusa njyewe icyo nshaka nuko yicara agatuza akabanza agashyira umutima hamwe, urumva, agatuza ubundi agasenga Imana. Kandi Imana nizeye yuko izamuha umugabo ikamuha umusheri kandi ikamuha umukwe nzishimira. Nanjye nzicara nkazajya nanjye ariko nicara harya bahita mu kidari, nanjye nkishima nkavuga nti Ariete umwana wanjye nzaniye umukwe, nanjye nkicara nkajya mu cyubahiro nk'abandi. Ariete se nyuma yuko warishere birangiye bidakunze ugiye gushaka undi mukunzi? Patri wajya umbabarira koko azabaho nta mukunzi? Nashaka undi mukunzi gute n'ibintu byambayeho rabira by'uburezibiyene. Reba ndakijijwe misemura n'abatuzi b'abarokore bita barokore ngo nakoze b'Imana. Ubu koko urumva nahita nshaka undi mukunzi? Gusa urasi nanjye yamwishakiye nyine baranubure, ariko ibyo byo gukundana ntago oya. Ubu nshaka gutuza ngasenga Imana, nta nubwo ndongera ngiye gukunda umuntu ngo Imana ngo yavuze. Uzankunda nanjye nkamukunda azaba ari uwo Imana izaba yamuneguriye. Ariko nta by'urukundo ntaki. Ubu umugabo wanjye ni Yesu. Turimo turagana ku musozo none tunabashimira ko mwemeye kuganiriza Yawe TV nyuma y'ibyo mwaragiye mucamo bitandukanye kandi bikomeye. Hanyuma tugana ku musozo mama Ariete, sinzi ubutumwa wagenera bari badukurikiranye. Okay. Murakoze cyane. Njyewe ubutumwa nagenera bari badukurikiranye nuko nababwira nabamenyesha yuko nabo bagomba kugana inzira y'Imana bagasenga, kandi mu gusenga kwabo bagasenga bereka abana babo Imana ko bagomba kuva mu bintu by'irari ry'isi, bagasenga Imana bayereka yuko abana babo bagomba gusenga, ariko bagasenga bashishoza yuko muri iki gihe harimo abantu benshi baza bavuga ngo barasenga basengera abantu ariko ari abatubuzi. Ubwo rero icyo nabashishikariza no kusenga bashishoza, bagasenga bareba, babwira Imana yuko igomba kubarinda abo batubuzi. Wakoze cyane kuganiriza Yawe TV. Wakoze cyane kutuganiriza. Murakoze cyane. Hanyuma Ariete nawe ugira ubutumwa ugenera abantu tugana ku musozo? Ndumva ubundi byo nakavuze mama avuze byinshi cyane. Ikintu narenzaho njyewe reka nsengera abankunda, abankurikirana bababaye iki. Ndumva njyewe nasoreza mu gusenga. Kandi kinabwira nuko y'abantu bajya begera Imana cyane kurusha kwegera iby'isi, kuko iby'isi nta kintu na kimwe cyiza nabonyemo, nta cyiza. Ahubwo imbere y'Imana n'umuntu aruhukira imibabaro. Ndasenga. Data mu izina rya Yesu Kristo, uri Imana ikomeye, uri umukozi w'umuhanga, uri gitare, uri Jehova Nisi, uri Arufa na Omega Data.
kuko ni wowe karuhura, ni wowe ruhura imitima ibabaye, ni wowe ruhura abarushye n'abaremerewe. Erega Yesu Kristo tutagufite n'ubundi nta hantu twagera, kuko uri Imana ikomeye, uri Imana itanga imbaraga, uri Imana itanga agakiza ku buntu, uri Imana itanga akazi, uri Imana ikiza abarwayi, ababaye n'abaremerewe, barushye n'abaremerewe bose. Uri Imana nabonye mbabaye ngeze mu makuba, uri Imana ijya impa gukomera ukampa agakiza. Data rero ndasengera abantu bose Data, mu Rwanda hanze hose isi yose, erega niwo basha guhindura, erega niwo basha komora inguma ku mutima. Ayiwe Jehova Nisi, erega Data wabasha guhindura ibyanze guhinduka byose n'ubibasha. Data tanga agakiza ku batagafite, abarwayi bakize, abadafite akazi ukabahe, abafite intimba zikomeye Jehova Nisi, niwe wamuri ngumubomure. Erega Yesu Kristo utanga ubwenge ku bana biga, abantu bose, kuko twese turabawe Jehova Nisi. Urakoze urakarama. Amen. Nakoze cyane gukurikirana Yawe TV. Reka mbibutse kandi dufite na website kugezaho amakuru yizewe kandi